Yesu nashimwe bene data, muraho neza ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana impaye aka kanya ko kuganira no mu ijambo ry'Imana. Niyumvisemo yuko nabaganiza ku ijambo ry'Imana, tukarisangira muri iki gihe gikomeye kandi kitoroshye, ariko iki ni igihe abagenzi bagana Siyoni bagomba gucamo nk'uko Imana yabishatse. Nta muntu rero urwanya igihe ngo agitsinde, ariko Imana ni nyir'ibihe byose. Ibihe bibi irabitegeka, ibihe byiza irabitegeka, ibihe bikomeye ntibiri hejuru y'Imana. Ibihe byose Imana yitwa nyir'ibihe byose, irabizi rero niyo dukesha byose. Niyo ishobora kurwanya igihe kandi ikagitsinda, ikagitegeka, ikaduhamwe ibyiza mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane, ikadufatanya gusenga Imana. Mana yacu turagushimiye, ushimiye ko umpaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe, uriherekeze mu mitima y'abazaryumva bose, rigira imbaraga, rigwiza imbaraga z'ijambo ryawe, zidutere kunesha isi kandi zidutere kubona ijuru, kuko ariho duhishurirwa neza ubwami bwawe. Urakoze, riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza, kandi urikoresha icyo ushaka mu mitima y'abaryakira ku bwa Yesu, amen. Ijambo ry'Imana tuganiraho, nifuje kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umugenzi, ariko tukaba burisome nk'uko ibyanditswe bivuga ko igitabo cy'umugenzi na Bibiliya birahwanye neza. Ni igitabo abantu benshi bakunda, kandi igitabo cyanditswe mu buhanga bw'Umwuka Wera. Turarisoma mu gitabo cya Zaburi 38 umurongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5, niho turi bubanzirize, ko niho guhamagarwa k'uyu mugenzi kwavuye. Bavuga ngo nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, uhanye n'umutwaro uremereye unanira. Imana tugirire neza. Ndashaka rero kuganira ku nkuru y'igitabo cy'umugenzi. Igitabo cy'umugenzi cyanditswe na Yohana Bunyane, nk'uko abantu benshi bagisoma bizi, simbijyamo cyane, ariko ni igitabo cyiza kandi gifasha umugenzi wese ugana mu ijuru. Kirimo intambwe zose, kirimo inzira yose igana mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo kivuga neza yuko uyu mugenzi waganaga Siyoni ari we Yohana Bunyane yeretswe. Nyamara ni umugenzi uwo ari we wese, ni abatubanjije bakaba barashoje urugendo, ni natwe bakiri mu rugendo kibwira. Gihishura urugendo rugana mu ijuru, gihishura inzira ijya mu ijuru iyo ariyo, gihishura ibyo umugenzi ugana Siyoni ahura nabyo, gihishura urugamba rutoroshye rwo mu nzira, gihishura imbaraga z'Imana zirwanirira uwo Imana yahamagaye by'ukuri, gihishura ubutwari bukomeye umukristo arwanisha kandi agaragara nk'umuntu uri mu mubiri w'intege nke, gihishura ibintu byiza bikomeye. Ndakwinginze wowe uzakurikira iyi nyigisho, uzagisome, uzakigura ugisome, kandi Umwuka Wera azaguhishurire iki gitabo. Uzarushaho gufashwa, uzajya ugera ahantu hose uhabone intambara. Aho usanze intambara uzajya usoma ubone n'intwaro iharwanye. Iyo ntwaro uzazisanga muri Bibiliya, cy'umugenzi yakoresheje kugira ngo atsinde aho yari ageze. Uzajya usanga ari ijambo ry'Imana gusa riri muri Bibiliya. Uzajya umenya uburyo urwana, ushobora guhishurirwa aho urugamba rugeze, ushobora guhishurirwa icyo urwana nacyo icyo ari cyo, iyo Umwuka Wera yakiguhishuriye. Yesu nashimwe cyane. Naragisomye ubwanjye kiramfasha, cyamfashije mu bihe bibi, cyamfashije mu bihe bikomeye, cyamfashije mu bihe by'ubwihebe, cyanteye umunezero mu gihe kibi cy'umwijima, cyanzaniye umucyo mu gihe ryari ijoro ry'ibigeragezo, cyanteye kumenya uburyo umuntu yarwana intambara agakomera, cyanyeretse gutabarwa kuva ku Mana. Imana ihimbazwe cyane. Ibyo rero bituma numva mfite ishyaka ryo kukiganiriza abandi, nkakibabwiramwo bikeya, kuko nta kivuga neza nk'uko bishoboka, ariko Umwuka Wera akazarushaho guhishurira abantu b'Imana nk'uko nanjye yagihangirira neza. Iki gitabo kivuga yuko gitangira cyerekana yuko uyu mugenzi ngo yanyuraga mu butayu. Ubutayu ni bw'isi, hanyuma ngo abona isenga ngo aryamamo, gisa n'inzozi rero.
uyu mugenzi wakiyeretswe yaravuze ngo abonye umugenzi witwa Mukirisito ngo yasohoye yari afite umuzingo w'igitabo mu ntoki ngo arawusoma, ngo uwo muzingo ngo awusomye ngo umutera ubwoba, ngo icyo gitabo cy'umuzingo yari afite birumvikana n'ijambo ry'Imana ni Bibiliya, ngo rimwereka yuko uyu mudugudu ari w'isi uzarimbuka vuba cyangwa kera, ngo kandi gusoma ijambo ry'Imana byamuteye kumva aremerewe n'umutwaro atajyaga yibonaho, ari nayo magambo twasomye mu ijambo ry'Imana, ngo byamuteye kumva aremerewe n'umutwaro, ajya yakumva ibyaha bye, ajya yakumva ibyo yakoze yabihishuriwe n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu atarahishurwa n'ijambo ry'Imana ntajya amenya ibyaha bye, yumva ntacyo abaye, yumva nta kibazo afite, ariko ijambo ry'Imana rikwihishuriye wumva rwose uremerewe, uri umunyabibazo, ibyaha byawe riramurika kuko ari umucyo ritabaza, rimurika rikakwereka uwo uriwe, kandi nawe ukimenya, kwimenya bikagutera guhunga umujinya uzatera, guhunga bikagutera rero kwerekwa aho uhungira hariho ubuhungiro bwari bwo. Mana nitugirire neza cyane. Iki gitabo rero kivuga ko Mukristo ngo amaze kugira ubwoba atewe n'ijambo ry'Imana, yasomye umuzingo yari afite mu ntoki, we ahagaze nk'ushaka kwiruka ariko abura n'aho ahungira, yumva aremerewe n'umutwaro ukomeye ngo ataturwa n'umuntu uwo ari we wese. Muri iyi si nta muntu n'umwe ushobora kugutura umutwaro wo kuremererwa n'ibyaha keretse Umwami Yesu wenyine, izina rye rishimwe cyane. Ngo yaje kugirirwa ubuntu abona umugabo witwa Mubwirizabutumwa Bwiza. Burya abantu bavuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwose abantu bavuga ntabwo ari bwiza, byinshi ni amagambo, byinshi ni iby'abantu, ariko ubutumwa bwiza umuntu ayobowe n'Imana akavuga ijambo ry'Imana rizima riturutse ku Mwuka Wera, wari umuntu mwiza cyane udasanzwe. Yahuye na Mubwirizabutumwa aramubaza ati wa mugabo ushaka kwiruka hano ufite ubwoba gutyo, aramubwira ati mutware, nasomye iki gitabo kinyereka yuko ntetse umutwaro, kandi kugeza ubu ntabwo ndamenya ubuhungiro, cyambwiye yuko uyu mudugudu ari w'isi ibasha kuzashya kajya muri gihonomo, kandi cyanyeretse urubanza, nanjye siniteguye gutsinda muri urwo rubanza, none ubu sindamenya ubuhungiro nahungiramo. Iki gitabo kivuga yuko Mubwirizabutumwa ngo yamutungiye urutoki aramubwira ngo mbese urareba ririya rembo? Undi ntiyabona irembo kuko irembo ni Yesu, Yesu niwe wapfa kumubona gusa. Aramubwira ati se noneho urareba ririya tabaza? Aravuga ati ririya ryo ndaribonye. Tabaza ni ijambo ry'Imana, Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Iyo umuntu uramurikiwe n'ijambo ry'Imana abasha no kumenya iryo rembo ari we Yesu, ko Yesu yaravuze ngo iryo rembo ry'intama umuntu yinjira muri rye azabona urwuri. Aka gatabo kakavuga neza yuko Mukristo yafashe urugendo akurikije rya tabaza ryo jambo ry'Imana. Burya ijambo ry'Imana ni umuyobozi w'umuntu wese ushaka kujya mu ijuru, ntabwo riyobya, byananiranye rirabihishuriye, urihishuriwe Imana ikugiriye neza. Imana nishimwe cyane. Baramubwiye ngo komeza rero kuri rya tabaza, nuhagera urahasanga irembo, barakubwira neza, baragusobanura iby'urugendo. Mukristo ngo yafashe inzira aragenda, ariko akigenda abaturanyi be bamugwa nabi, umugore n'abana ntibabyemeye, imiryango yarabihinyuye ngo bibwiye ko yasaze kuko ngo yarakijwe ngo ahorwe iby'isi. Baramubwira ati ibyo bintu bikurekesha iby'isi byose kandi ukaba utabitwereka, bikaba bitagaragara, bikaba byakuvanye mu bwenge, ni ibicu ubona abandi batabona. Bene data, umuntu yahamagawe n'Imana agira andi maso, abona ibyo abandi batabona. Ibyo twizeye ni ibitagaragara, ni ibitaboneka, ariko umuntu w'imbere, Pawulo yaravuze n'ubwo inyuma asaza uw'imbere ahinduka mushya, uw'imbere niwe ubona ibyo bitagaragara. Imana ishimwe cyane. Ibyo twiringiye byose umuririmbyi yaravuze ngo tuzabibona mu ijuru. Umuryango wagerageje kumuryamisha, ndetse ngo baramucyaha, baramutota, ngo wumve nabi n'ibibi bazamukorera bizamukura muri ibyo bintu byamuhagaritse umutima. Sinzi yuko ari umuntu baryamisha ngo ashobore kubona ibitotsi batamuteye inshinge zo gusinzira, ariko aka gatabo gahamya ko ngo bamuryamishije ku ngufu, ngo bagira ngo iyo ndwara ngo yo gusarisha yamufashe gushobora gukizwa nuko bamusinzirishe. Bityo rero baramusinziriza, birumvikana bashobora kuba baramuteye n'urushinge rwo gusinzira nk'uko umusazi bamugira. Mu gitondo ngo baramubaza ngo mbese uramutse ute? Arababwira ngo ndarushaho kuremba, indwara yanjye irakomeye, ndarushaho gukumbura igihugu, ndarushaho gushaka kujya iyo ngiyo. Byarangiye rero akomeje urugendo, atoye inzira aragenda mu nduru nyinshi, mu baturanyi babihinyura, mu bana be batabyumva, ku mugore n'imiryango, ariko arakomeza. Iyo umuntu yahamagawe n'Imana, wahamagarwa n'Imana kandi ukayikurikira,
ibijyanye ubugingo ni gatozi, ntabwo ari ivangamutungo umuntu yasangira n'abo mu rugo rwe n'uwo bashakanye. Imana ishimwe cyane. Umukristo ngo yatangiye urugendo, aragenda akurikirwa n'abagabo babiri, uwo bita Nyamugirya n'Ino, kandi ngo ndakurwa ku ijambo. Ndakurwa ku ijambo ngo yaraje kumugarura ku ngufu. Hariho ibintu bikugarura bikakuvana mu nzira ku ngufu, ariko Imana ishimwe ko igenda ituneshereza muri Kristo Yesu. Imana ihimbazwe. Ndakurwa ku ijambo ntiyamugaruye, yagerageje kumugarura mu Kristo asanga yamaramaje. Nyamugirya n'Ino rero duhura n'abantu benshi banyuranye. Nyamugirya n'Ino iryo zina risobanura umuntu ujya ushaka kujya mu ijuru ariko ntasige n'ibyino mu isi. Kandi muri ibyo yaravuze ngo musige ibyino mu isi bitazahoraho, yeguriye Yesu umwami w'ijuru. Nyamugirya n'Ino ngo barajyanye. Aka gatabo gahamya neza yuko ngo bageze ku Isayo Gahinda Gasaze. Isayo Gahinda Gasaze ni uruhurirane rw'imibabaro myinshi y'urunyurane kandi itari mikeya. Ni agahinda gasagutse, ni agahinda kuzuye kagasaguka, ariko ntikareke no gukomeza kubaho, kubera bari bafite ubwira bwo kumva bagera mu ijuru vuba. Iyo umuntu agikizwa yumva azabona ibyiza gusa, yumva azabona ibintu binejeje, yumva agiye mu munezero, ariko mu rugendo hari inzitizi, hari ibintu, hari intambara. Isayo Gahinda Gasaze nk'uko batitondaga ngo babashije kuyivoyagurikamo. Noneho Nyamugirya n'Ino wakundaga kubwirwa ibyiza by'ijuru, yumva adakeneye izindi nyigisho zitamubwira ibyiza. Bavandimwe, hari inyigisho nyinshi zibwira abantu ibyiza gusa, ariko ukwiye kwitegura ko kujya mu ijuru ari uguca mu rugamba, ari ukurwana intambara, kandi ari ukutsinda cyangwa ukanatsindwa. Ngo bageze ku Isayo Gahinda Gasaze, aka gatabo karavuga ngo Nyamugirya n'Ino yatangiye gusubira inyuma no gucika intege no kubaza mu Kristo ati se bya byiza wahoraga umbwira se ni ibi ngibi? None se ubwo tubonye ibyago mu itangira ry'urugendo, urugendo ruto tugiye, tuzagerayo tukiriho se? Tuzaba tumeze dute? Ngo aramubwira ngo njyewe ndi Isayo urangana iwacu, ngo kandi nimara kuvamo uzagenda uragwa icyo gihugu wenyine. Niko byagenze. Kagatabo gahamya ko Nyamugirya n'Ino Isayo yagana iwabo, Isayo yasubira inyuma, Isayo yasubira mu isi, kandi ngo arabishobora. Iyo umuntu asubira inyuma, kamere yacu idutera inkunga, yo gusubirayo. Kamere y'umubiri ikunda iby'isi, ikunda ibya none, ikunda ibigaragara. Ngo Isayo yagana iwabo kandi avamo amusigamo koko, undi we ngo atinda mw'uwo mubabaro, ariko undi wawuvamo kuko yari Isayo yagana iwabo. Kamere yo kugutera inkunga kuva mu nzira biroroha, ariko kwisubiramo biragora. Icyo gituma ushobora gusanga wowe uguye mu bukene, abandi bakakoresha uburiganya, bagatunga, bakiba, bakabaho, bagakora ibyo umukristo atakora, bakabaho. Burya ababisabiye bagana iwabo, ntuzatangare yuko Isayo yagana iwabo kandi akava muri iyo mibabaro wowe ukayitindamo. Nuko kamere imutera inkunga, kandi nyine ni ibyiza by'iki gihe cya none. Imana idufashe cyane. Aka gatabo gahamya neza yuko umukristo we ngo yanze kuva ku izima, arakomeza umutima, avuga ati nubwo mbabaye simvamo, akababaro mfite ntigahwanye n'umuriro wa Gehinomu uzarimbura iyi si, reka nihangane, hari Imana izantabara. Ntukave ku izima mwene data, ntukareke kwihangana, ntukavemo udatsinze, uzakomeze utegereze intsinzi. Nubwo wahatinda, Imana yacu iratinda ariko iratabara. Imana ishimwe cyane. Umukristo ngo yanze kwisayo urasubirayo, ngo komeza kurwana n'isayo Gahinda Gasaze, ngo atindamo, ngo arivurunga, ariko bitinze Imana ibonye ko umutima we yawukomeje kuriho, adashaka gusubira inyuma, ngo haje umugabo witwa Mutabazi amuha ukuboko aramusayura. Maze kumukuramo, umukristo arabiburana, aravuga ati kuki Imana yemera ko tubabara? Kuki Imana itashyizeho urutindo? Kuki umwami wacu yamenye ko twanyura ariko ntashyireho urutindo ngo tuhace bimeze neza? Ariko Mutabazi ngo aramubwira ngo nubwo atashyizeho urutindo, ariko harimo amabuye yo gutarukiraho. Iyo witonze, iyo wigengesereye uhanyura neza. Bene data, hari ahantu tunyura tukivurunga mu isayo bitewe nuko tutitonze. Iby'Imana ni byo kwitonderwa rwose. Imana idushoboze kubyitondera. Imana nitugire neza. Aya mabuye yo gutarukiraho rero muri Isayo Gahinda Gasaze biragaragara yuko ahari. Ni ijambo ry'Imana. Ushobora kugera mu kibazo cy'umubabaro mwinshi, umubabaro udasobanutse w'ibintu by'uruhurirane, umubabaro w'ibintu bitari bikeya, ariko wajya muri Yobu ugasanga Yobu aguhindukiye ibuye ryo gutarukiraho. Waba waratinze kubyara ugasanga Sara na Ana barahari. Hariho amabuye yo gutarukiraho y'intwari bene data zihanganye. Imana itugirire neza cyane.
aka gatabo kavuga yuko rero umukristo yakomeje urugendo ngo akomeza kuri rya rembo bamweretse no kuri rya tabaza ryo jambo ry'Imana. Nubwo ukomeza ukaguma mu ijambo ry'Imana, niko Umuririmbyi yavuze ngo tugume mu ijambo ry'Imana kugeza ku gihe cyo gupfa. Yakomeje urugendo ariko yagiye ahura na byinshi. Mu rugendo hari ibintu byinshi, hari ibyo ukeka n'ibyo utazi muzahura, hari ibyo utateganije uzabona, ariko nunabibona ntukave kwizima, uzakomeze kwizera, uzakomeza umutima, Imana izakurengera. Ngo yageze imbere ahura n'umugabo witwa Bwenge bw'isi, ukomoka mu mudugudu wa Bwenge bwa Kamere. Bwenge bw'isi yamubwiye ibintu wagiraho ni iby'Imana, ngo aramubaza ngo wa mugabo uremerewe, usuhuza umutima uryungu kandi nta kindi kikugoye n'umutwaro uhetse. Undi yibwira ko ahuye n'umuhanuzi, aratanga aravuga ati nta kindi usha kuremererwa, ibyo uvuze ni iby'ukuri kandi kuko ndaremerewe, icyifuzo cyawe se ni iki? Nkeneye kuruhuka. Aramubwira ati sinzira bakubwiye ko uzaruhukira he? Arahamubwira. Bwenge bw'isi ngo aramuhugura. Dufite abantu ba Bwenge bw'isi, Bwenge bwa Kamere, batakijijwe ariko bari mu madini, bari mu macaci, bari mu matorero atandukanye, ariko batigeze bahinduka, bagifite bakiyoborwa na kamere n'ubwenge bwa kamere. Bwenge bw'isi ngo aramubwiye ngo iyo nzira bakoherejemo ndakugira inama kwireka uko atari nziza. Iyo nzira irimo umwijima, irimo intare, irimo isayo, irimo amajwi, irimo ibiyoka, irimo abadayimoni, ngo ndetse n'urupfu rurimo. Kandi ibyo bintu byose Bwenge bw'isi yamubwiye koko byari bihari, ntago yari amubeshye. Ariko kumubwira ko akwiriye kutayicamo nicyo kintu gikomeye. Ubu hari inyigisho zikomeye zidashaka kubwira abakristo ko inzira ijya mu ijuru irimo ibyago byinshi, ifunganye, iruhije, ngo biyemeze icyo bazi, bakereka abantu ko ibintu byose ari byiza, ko ntacyo bitwaye ariko bizagitwara nyuma. Mwene data, Imana itugirire neza. Bwenge bw'isi ngo yayobeje mu Kristo aragenda ngo aramubwira ati jya kwamwikirisha amategeko, cyane kunyure hari areka iyo nzira wayikoherejemo ninde? Ndaramubwira ati n'umugabo umunyacyubahiro twamubwiriza ubutumwa bwiza. Bwenge bw'isi aramubwira ati jya kwamwikirisha amategeko, nutamubona urabona umwana w'imvugo nziza, yafashije benshi, uzagira icyubahiro, uzaba umunyedini, uzayobora itorero, hariyo amazu, hariyo indamu, abana bawe n'umugore ntibazanga kuwukurikira, biroroshye kuko abana be ngo ntibemeraga gukurikira ise muri ibyo bintu byo kureka iby'isi byose. Umugore we ngo yakundaga ibya none. Bwenge bw'isi aramubwira ati bazaza, ntacyo babuzanya, aho ngaho biroroshye, bazagukuraho umutwaro, ntacyo uzaba n'umugore azaza n'abana, kandi uzagirayo agaciro, ugireyo n'indamu. Umukristo ngo yumva ko ari byiza, arayoba rero kuko yari n'umwana mu gakiza. Ariko aka gatabo karavuga ngo agicyamika wa musozi mushaka kumugwira, ngo inkuba zirakubita, ibintu birakomera, ngo umuriro uraka, kuko Imana ntigikunda ko umuntu wayayoba, ahubwo ushobora guhurayo n'ibintu bikomeye kugira ngo ahagarare. Yarahagaze abura ubugenda, abura n'ubusubira inyuma. Aka gatabo karavuga ngo maze mubwiriza ubutumwa yongera kumubonekera, bazamureba igitsure, aramubaza ati wayobeye he? Wanyuze he? Ninde wakurangiye iyo nzira? Umukristo rwose arabisobanura, ukwiye gusobanura icyatumye ugwa n'icyakunanije, ukakibwira Imana, ukacyemerera imbere y'ijambo ry'Imana. Icyo kintu Imana igiha imbabazi bidasubirwaho. Imana ishimwe cyane. Umukristo ngo arabisobanura, avuga umugabo bahuye, avuga imvugo yakoresheje, amubwira uwo yamwoherejeho ko ari mwikirisha amategeko n'umwana w'imvugo nziza. Amaze kwemera intege nke yagize, mubwiriza ubutumwa aramubwira ngo yakoherejeho n'umwana w'imvugo nziza n'indyarya, ntawe yigeze aruhura, ntawe yakijije. Aho baruhukira ni ahantu hamwe, ni ku musaraba. Umwami Yesu niwe ukiza ibyaha gusa. Imana nishimwe. Ntawe ukizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kereka ubuntu bwa Yesu gusa. Ndashaka kuvugamo amagambo akomeye mu bwiriza ubutumwa yahuguje mu Kristo. Ngo yaramuhuguye mu Kristo. Rero ngo rwose mu Kristo ngo amaze kumva uburyo amuhuguye, yumva yarahemutse, yumva yarayobye, ngo yikubita hasi nk'upfu. Yaravuga ati se hari ikiringiro ko Imana ishobora kumbabarira? Bwenge mu bwiriza ubutumwa ngo abwira mu Kristo ati ukwiriye kumva impanuro. Icya mbere wange mu bintu bikomeye bitatu. Wange yuko ubwenge bw'isi yakuyobeje. Icya kabiri nawe wiga yuko wamwumviye. Icya gatatu
uri bwange ndetse ukacyanga urunuka, wange yuko yakwangishije umusaraba, kandi utegetswe gukunda umusaraba kugeza igihe uzapfira, ukawurutisha ubutunzi abanyegiputa batunze bwose cyangwa bw'isi bwose. Aramubwira ngo mbese ubwenge bw'isi ko yakubwiye ko harimo ibyago byinshi. Hari ijambo rikomeye yamubwiye, aramubwira ngo mbese iby'iy'ukuri itabasha kuguha ubugingo utabifite, umuntu abikwangisha gute? Iyo myigishirize ya bwenge bw'isi ukwiye kuyanga urunuka. Bene data, aha ndahahagaze, twanga imyigishirize yose itari iy'ukuri ndetse tuyanga urunuka. Yaramubwiye ngo mbese iby'iy'ukuri itabasha kuguha ubugingo utabifite. Bivuga iki? Iby'iy'ukuri itabasha kuguha ubugingo utabyujuje, utujuje ibyangombwa, umuntu yabasha ate kubikwangisha? Umwami Yesu ubwo yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye. Umukristo rero ngo baramwigisha, umukristo yisubiraho, arihana, yikubita hasi, Imana iramufasha, ngo ariko mubwiriza ubutumwa aza kumumwenyurira, aramusoma, ahabwa imbabazi. Amategeko ari gukomeza kugenda no kuri rya rembo. Umukristo yakomeje urugendo agera kuri rya rembo, ayobowe n'itabaza ryo jambo ry'Imana. Agezeyo baramwakira, ngo yakinguje asaba imbabazi, yakomanze avuga ati nyiri inzu mwiza, nubwo namucumuyeho ariko yambabarira, akankingura sinazasiba iteka kumushima. Aka gatabo kavuga yuko ngo bamukinguriye, ariko uyu wamukinguriye ngo akimukingurira ngo yaramufashe ukuboko aramushikuza amwinjiza mu nzu vuba. Umukristo aramubaza ati se kubera icyo unshikuza ukanyinjiza? Ngo aramubwira ngo ngaho reba ku muryango, ngo asanga bifure by'intwaro, ngo igikingi cya Bezebuli kiri hafi aho. Ngo aramubwira ngo abaza hano ngo Bezebuli bategera ku muryango, kandi uwo barashakagwa ku muryango utarinjira ntiyemerwa. Umukristo ngo aranezerwa, ngo aravuga ngo ntangiye kubona umumaro wo mu bwihare bwanjye. Baramwakira, ngo arabaza ati se ko nahemukiye nyine inzu mwiza, ahari wenda baranyakirana urukundo. Ngo aramubwira ngo umuntu wese waba yaramucumuyeho yakira umuntu uko aje kose n'uko ari kose, ngo kandi yirengagiza intege ntiyagize atarahagera, ngo ibyo yakoze byose niyo yatuka ibyo mu bwami, ngo atarahagera ngo irahageze aramubabarira. Umwami wacu ni umunyarukundo, ni umunyembabazi, imbabazi ze ziruta gukiranirwa kwacu, zirakomeye. Imana nitugirire neza cyane. Reka mbe ndekeye ahangaha rero, kwa rukundo ni kwa Yesu yarahageze, ni ukwigishwa ibyiza ariko yari ataraturwa umutwaro. Imana nitugirire neza cyane. Mwene data, ushobora kuba umaze iminsi mu bukirisitu ariko umutwaro, kamere, ingeso mbi, kavukire tarabinesha. Hari aho kuneshereza ni ku musaraba. Imana itugirire neza. Kwa rukundo ngo yaraharuhukiye, bahamubwirira neza, yumvagize umunezero, ariko agihetse umutwaro. Reka tuse n'abasubikiye aha, tuzakomerezaho tubuko yagiye agenda. Ntabwo nakivuga cyose umwanya muto, ubwo navuga ibice bike kugira ngo ubyumve neza. Imana igufashe kugera kwa rukundo. Imana igutsindire imyigishirize y'ahandi, imyigishirize itari iy'ukuri, imyigishirize ibwira abantu yuko mwese ari umunezero gusa. Oya, Imana iratabarika neza abantu, ariko n'urugamba ntirwashize mu isi. ni mu isi ibibazo biba bihari, ibisubizo nabyo bibiri inyuma, ariko niyo ibisubizo byaje n'ibibazo nabyo biba biri inyuma, birasimburana. Imana ikugirire neza, ukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Mana yacu, aya magambo yawe tuvuze mu gatabo k'umugenzi yaherekereje imbaraga zawe, abashe gufasha imitima yacu, twebwe twese abayumvise. Udukomeze abataratura umutwaro, udufashe gukomezanya n'uyu mugenzi kugeza tugeze i Golgota, aho tubabarirwa by'iteka, ndetse uzadufashe gukomeza kugeza twambutse rwa ruzi, tukazamuka imisozi itaruhije, koti riremereye twarisize mare ry'uyu mubiri. Urakoze, uzadufasha gukomeza gukurikira izi nyigisho, kandi umwuka azadutere kuzivuga nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu. Amen.